cyane rwose gukaranga urusosi ngo ngutegeye yo ukabirya ntiwataha nizeye ko biriya biri ku meza atari wabitetse kuko njye nishakira gutaha da nivugiraga da umuyise agakora iki igira ameza asaba ngo dufungure icyo kora rero Yosefa urani ndongora umugore wanyu nzajya mwerekera rimwe na rimwe ko ategura ibyo azajya ashaka kurya nawe musore wa mbere numvanye bene ayo matwara uzagusanga azabagira Imana none se ko nize n'ibyerekeye imirimo yo mu rugo nabazwa n'iki kwikora rimwe na rimwe reka ntabwo naba nk'abo bamwe mu gihe barwaje abagore babo ntawo bafite usanga babagarura ibyo baguze mu kabari kandi nayo suku yahuze cyangwa nk'umwana yarembananye nari intere umwana akaba agomba gutegereza ko nyina yoroherwa kugira ngo amujyane kumuteza agashinge umugabo yigaramiye da ntigeze simbibazwa erega ibihe biragenda bihinduka buhoro buhoro mu myaka iri imbere nkuraho ko nta mugabo uzaba utazi ko iseru bayikingira umwana afite amezi 9 kimbasa n'igituntu babikingira umwana akivuka abagabo benshi baratangiye ubwo barabizi ahubwo no basiga bajyana abana kubakingiza ubufatanye bw'umugabo n'umugore muri byose niyo ntego tugamije muri iki gihe niba abasore bose bo mu kigero cyawe ari uko babyumva byavugurwa by'amashuri ryavuguriye n'imico mvada ahubwo ndabona bizageza naho umugabo kubisa umugore watagira ikivugo mu gitaramo cy'abandi bagabo da siuze kutarya sinkubije kuryongora ayo kuryongora unarya ibyo byose ni nabiteguriye reka numva ntangiye kwijuta cyetse niba ushaka ko nturika dore muri tutaranywa na kano gafanta akira da bakoze nenza kujya undi ntibanyotewe niko cyakora numva nijuse da shari warya ese nawe amaduka munyamugi niko uziga ry'ubusa ugahaga use n'ubusa ifite yose ndiye umaze kwibagiza za nkono z'impumbu yacu umuntu yamaraga akiyongeza izindi nasanze ntari ukurya duke da ariko ngo binatuma umuntu adata umurongo ngo abe nk'akagunguru ibyo nta mukobwa ko yigifu gipfupfumye yose ubundi nkubwo inda y'ibiryo iramutse yuzuye muri icyo cyumba hose aho inda y'umwana yazabona aho yeregeka nyabugenge n'ubugenge bwayo harwo have siko ntari nzi kukubagana ukora usikora hehe sinari kukubagana gutya ahubwo merekeza nitahire urara se ushaka kumuza no kurya urara ngo iki ndara koko ngo ufite ikiragwarira umuraza ye wagize Imana nemera kuza gusura none ngo nindara urarara rero nabyita Imana kuko ubusanzwe ntaho njya ntarabukira nuko nari nzi ko witonda kandi bino wacu naho ubundi mama we wacu sino wadisi urarara ntabwo ndara rwose sinya ndara mu gasozi usanga yo wanje ni mu gasozi ni mu gasozi nyine rwose ntabwo ari mu gasozi dore nagutirwe n'agakufi kurwibutso rwo kwaje kunsura jyana ibikofi yawe da shwe dore kanditseho n'inyuguti z'izina ryawe kandi gakoze muri zahabu shwe bambwiye ko bene iyi mikufi henda cyane ku buryo umusore yitanze atakwihanganira kwikiza uwo yayihaye njye siniko nteye ngo umize imikufi ya zahabu aruka za mama ndagirane mabarira di ariko kuko ngo gusera intanyurwa no gusesa no mu Kinyarwanda gayibaho n'umuco iyo umuntu aje kugusura mu gihe cyo gutaha umutekera agatabi aka ni agatabi rero nanjye aka ni agatabi agakufi n'ubwo agatabi kanyuranye mfite reka nakuzishyizwa ibyo ntazashobora shwe naye wacu sinzaba nkwishiza iki rwose mbabara rwose ugatwara nose ngo uko ari nakaguriye n'ukanga ndakagirane ngaho kanyambike ariko ntayo none uranyishisha kugira rwose igihe ukuntu ugashaka kunyanga urukundo se rugaragarira mu mikufi saho gusa ariko njye numva naho rubamo niba atariho rutangirira hose kika ko abakobwa bangahe nakwandikishiriza amazina mu mushongi wa zahabu mbaye so akangahe simbona muri ariya mafoto yawe harimo umukobwa nawe wambaye umukufi nk'uyu wambaye nkawo uzanye ibyo gupfa mu mujyi bwo ntabwo watera kabiri niko none se wavuyana n'umuntu utazi dore nk'ubu ndabona usa n'ushaka gufuhira mushiki wanjye uriya ni mushiki wawe rero uretse ko gushaka kumvira mbamo wabonye tudasa mbabarira rwose sinari mbizi ntabwo nakuveba nanjye ndumva umukobwa twakuzura ntabona undi musore umuvugisha cyangwa se amurinze akaboko dore nese niba ari byo utangiye reka nitahire kuzikora umwana mubi ngo witahire nahe nyine wese kurara koko kwanza uragiye naguhakaniye rwose ntabwo nkwemera nanjye urarara rero ntabwo ndara yewe wese ko ari kwibuzima umwana mubi rwose noneho basireka ngusaba ikintu kimwe kandi ukinyemerere nisanga bishoboka oya kirashoboka kandi ndakwizeye kuwa gatandatu utaha se ntabwo nyumva
Kwa gatandatu sora uri kwa gatandatu utaha hari ahantu tuzanyarukira tuzajyana n'abandi mu gitaramo kuri Muhazi. Ego kuri Muhazi iri Kibungo ni kure se none rero nagira ngo tuzajyana kada sinyanja mu bitaramo rwose mbabarire cwi ariko sidi koko ibintu byose ko mbigusaba ukamakanira rwose urampora ikintu ufite nkunda. Reka disi kuri Muhazi ni kure. Ntabwo ari kure rwose, ntabwo ari kure, kandi rero tuzaba dufite imodoka. Ariko se icyo gitaramo aha haje ngo tuzajyana n'abandi. Wiwi hari abantu rwose benshi tuzajyana bagize imirimo. Gusa tuzagaruka ryari? Uwo munsi ni umunsi da. Ni umunsi ubwo rero tuzakunyuraho mu saa 8. Ariko rero ntituzatindeyo. Reka dutinda mu biki? Si imodoka se? Rwose uwo munsi ntabwo tuzawurenza. Gitaramo rwose. Injira. Siniwe shani yosho. Yingira bose nini. Nagize ngo nibaze. Reka nisubirire. Oya wigaruka ndetse nene. Ahubwo nagize ngo nibaze fa nuko natwe dufitanye program yuko ansuri uyu munsi. Ese burya mwari mwarakoze program yo gusurana. Humura wirambira ubwo ari mu nzira. Cyakora ukanure cyane nyiramwiza wataza nto bimenye da. Kashereka ibyo gushyira shamwe byarwa rubanza rwawe. Mu rubanza. Kuri atariki rero saa 9 no kwita wa mukobwa we. Muraburana. Yewe ceceka. Urubanza. Ewe ntabwo tugeze tuburana. Ntabwo sitabye kandi we wari wareze. Kwita ubwo yari itabye. Ndetse narahamusanze yasaga n'uwaharaye. Gusa ntitwigeze tuburana. Koye burya rigashaho burana ufite ingingo yireguza. Ibyo n'ubu. Nagiye urabona ari kwireguza iki hejuru yazanzandiko n'amafoto byanjye nari naramuhaye. Byose yari yabyikoreye igitwaruka karahabutaka. Mutwaro w'inzandiko. Buryo utabasha nawe. Nuko baruca bateze. Baza kuca bateze. Nijye nari ngigutekerereza. Abacamanza bahise bakora ku ngofero no kubishura byabo. Ndabareba. Bafata isura nk'iy'abasenyeri. Anye nkareba hirya nkeshinye cyane buriya baracingwa n'izamba. Sego se bacingwa n'izambya. Bacishaka shawe mvugira ibintu. Nuko baratangira muri ya mvugo yabo. Tumaze kubona ko dushingiye ku ngingo iyi nuko niko bavuga. Barangiza bantegeka kujya ntanga amafaranga 5,000 buri kwezi. 5 cyane. Ngo kandi nyine ntatanga ku neza. Ngatanga ku ngufu za leta. 5 byose. Umfara. Ego ndumva nyamukobwa arironye umushara wa gatata munitse. Ego umwaka utaha hazaba 550 nibaburira mu yanyingera buri mwaka ya 3%. Shase barabona ndumva ibyanjye bihinduye ibisetso. Oya ntabwo ari ukubiseka. Urakomerewe ndabibona. Cyakora nanone nge ndumva nyifite umuti wa bene ibyo bibazo. Wese shanyuramo muri make. Ndumva umuti wabo kubuza umukobwa kujya kuriga. Kujya kure wamubuza uti nkamwitaho nkamfata neza ariko azi neza ko ibyo kumurongora byo bidashoboka nk'ubu mbanira ko yundi. Numva rero ko tumaze kumenyerana n'uburakari bwe bwaracishije bake najya nshishamo nkamuha make ko nifite nta tegeko ryanditse rinajyaga gutanga umubare uyu n'uyu. Nanjye rwose iryo hurizo naribone igisubizo. Hagiye byagoze faramusa twayendaye. Erega ntabyo ntiwabyizera. Wasanga uri bene wawe utazi ubwenge ushima ubwe. Umukobwa w'iki gihe yabaye nka kagapfunyika kakabutinde ngo urenze urugo kakagaruka. Yesha reka nyire ntahe nanje kugusezeraho urugendo nejo. Kandi kuko ryahugurwa ryandi zatangira ejo bundi. Uzi ko byari byaranshiyeho nejo bundi da. Ubwo tuzongera kubonana nyuma y'amezi 9 yose. Iyo nshuti yawe niza nyine uyinsuhurize dore ngo myahanaza kubarogoya. Ibyo byo nk'ubwo bagusanze hano byaba ngombwa ko yicara mu ruganiro kandi yaramaze kumenyera kwinjira adakomanze no mu cyumba ngo ba. Ubwo bari mese nka bya bindi byushaka umushaka gusanga umwekoroshye. Wabime. Bakobwa b'iki gihe nabo kuvogera inzu akagera no mu byumba hose yitwaje ngo nuko gukunda. Yewe nyabarongo koko ngo yicuyize. Ega natwe ntituba tuboroheye. Burya ngo umuntu anane n'umuhana ariko ngo ntana n'uwo mushuka. Nkubwiye amayiri nagiye nkoresha ngo zifa mwifatire wakumirwa. Yamuze shanumve. Nyiramo iparo nk'ibyo mbikunda kubi. Reka ahubwo mbe nicaye kugenda ndabagenda. Reka nduguhe neza. Rimwe rero zifa aza kunsura. Kagiringo kwaze ndembe
ansange mu cyumba nuko rero yanga kugusiga wanugutse hari umuntu ukomanze dore ndahombiye icyo gipanu nari ngutangire nzagishakira undi munsi tukivuye ndahombiye rwose uyu muri yari kusangira injira ngaho ye komera bizi kaze neza muraho yego yoze uyu musore ubona hariya yitwa Nyinshuti ni inshuti yanjye kandi turakorana ndamwishimiye niyo shu ndabyumva uyu mukobwa yitwa Yozefa ni inshuti yanjye y'amagara ni byiza da nanjye ndabishimye ariko sha se barabo uyu mukobwa ndamugushimiye niba ari utaranabimubwira niyo mpamvu ya Mungu ugenda bivuze ni mwiza utamushimagiza akaza kugenda yimuca yemwe mufite amashyengo adasanzwe kujya mukora hamwe se umuntu yamenya ari ndi wayatuje undi ni se barabona nta wundi amashyengo ni intyoza se barabo ndakwitaba reka amasigara amahoro ubu ngubu ngiye kunyaruka ntabwo nirwa nkubwira ngo mperekeze reka ntabwo herekeze da tuzabonana ubutaha ngese watuma adaherekeza inshuti ye aka nagenda nzamuherekeza ikindi gihe ariko iherekeza undi mwana di akamuherekeza mu iki maze nkagusiga wenyine ariko nawe ntari kuberekeza ntari kumuherekeza da ese ko tutarebye muri firigo di nta nzara mfite gusa urareba ukabona ntijuse urejuse se kuki se wajuriye wumvaga ibya hano hari ndo nabiteguriye ndejuse rero kandi ubwijute mfite sinibura bwa bundi bacisha mu misoto bugafoboka urashaka kuvuga iki yoze ariko dise barabona ntukiraza inyanza ntukirengagize ibyo uzi rwose tuvuga ingaruka z'ayamara hato tumaze nk'iminsi zimaze kwigaragaza gusa ntubona ko ntwite ese nk'ubwo bibaye ibyo byagenda bite ngo bigenda bite abandi se babigenza bate ndagira ngo ahubwo umbwire itariki tuzageraho gusura ababyeyi banakubone iyo wabonye umukobwa atwite batazi umusore w'inshuti ye usanga bamuha urw'amenyo ngo ababyeyi humura rwose ganzi neza ko ababyeyi banjye bazakwishimira basanzwe bakuze n'imico yawe barayishima nta kindi kibazo kirimo da ikibazo cyo kirimo ndetse ni byinshi ubwanjye sinumva ukuntu natunguka iwanyu mvuga humura ntibigoye uzivanemo amasonisoni gusa uvuge ko wari uje kwirega kandi nanjye zaba mpari njye nkunganira hanyuma uzasoze nyine uvuga ko kugiye kuzabitunganya vuba aha ndetse nibishoboka ubahe n'itariki si byo se ntunganya ibikiyoze unyumve neza kuko bugiye ntabwo bimenyereye kwatsa umuriro njuritse amazi nk'ubu ndabona neza ko utwite kandi birashoboka ko ku mwana utwite yaba ari uwanjye watangiye ikivi nyine ugomba kucyusa ikibazo aho kiri nuko imbere y'amategeko ndi umugabo ufite undi mugore wa mukobwa wigeze kubona mu mafoto yanjye umukobwa wuhe burya naramukoye tujya mu rukiko dore n'urupapuro rw'inkwano dore aya mateshwa nuko bimeze barabona nuko bimeze maze ukaba warasutse bigeze hariya rega abantu bubu rega nanjye sinzi ko bishobora kutugezaho hose yumva rwose biko bimbabaje ariko wabaza ubabaje ko ntabona ukundi mbikika kandi yo nenda gukunda nakumiro ye cyaca se nyine ngo nkunda se unkunda ibiki abo kunda ntimwavuye se gusinya muri commune yoze ndagira ngo rwose ugerageze kunyumva ntacyo numva ho dike naguhemukiye cyakora ngo naguhemukiye rwose bikagenda ko ntazaguterana rwose nzakomeza kugufasha abasore bubu mwigize ibiki koko abakobwa mwaduhinduye ibikinisho byanyu wanzaye mutwika yitwara ibyare nigaramiye rwose gerageza suko bikimeze di suko bikimeze amategeko aturanganura ariho urumva Yozefa rwose mbabarira gusabye twe kwiha rubanda ngo twaye kwiha rubanda iyo babyumvise ninda se nzayibahisha rwose ihangane tuzareba ko tubigenza yuze oya tubigenza dutese kandi ufite undi mugore rwose ihangane tuzagufasha je no mugore wanjye ku muhungu ya rwose ihangane tuzagufasha je no mugore mufasha iki muragapfa mutamfashije ni mu rukiko di ni mu rukiko icyo wabikoreye gusa ni mu rukiko oya icyo wabikoreye uzakibona Yozefa hagarara hagarara rwose tubanze oya ese niyo ryahurwa ryagenze rite ko utatubwiye ryagenze neza kandi naratsinze harimo n'akamyo udakina ubwo se wari wabimbwiye nabyumva se ubwo uraza kuza gushaka aho twicara hanyuma ureba aho wikora amazu bimpe neza ni ukuza kuhashaka byanze bikunze turi buhabone ntabwo habuze nawe arushana iyo nshuti rero kuva burya wagenda
amakuru yanjye yakomeje kuba mabi. Mabi biteze kandi. Urugo natinya gumenya ntacyo usimbutse. Bimeze bite? Yosefu indamenya rweye iki? Shaye byo wivugisha nibikise barabo. Ngo nivugisha. Abantu heruka inzira muki. Si Yosefu inshuti yavuga. Harundi se mvuga. Nagize ngo ahubwo niwe waramushakiye imodoka yo kujya kwa muganga. Kwa muganga. Twamusanze yo nijoro da. Twari tujyanye umugore wa Karinda kwa muganga wari uri kunda. Twamusanze. Yosefu aro yabyaye. Yaba yabyaye se? Singwa sanga nkurusha kubimenya. Yabyaye da. Yabyaye. Muhungu w'igisore. Umuhungu. Kinamusuje numva ntacyo kuntumyeho ngira ngo wahageze. Reka da. Ariko twagize ngo tuvuga rumwe. Yashaka ngo ko murongora kandi imbere y'amategeko nararongora urabizi. Ese byabaye kwigwawe neza neza. Nawe rero uratahiwe. Je bitanu bitabura muri kuta bya buri kwezi maze kubimenyera. Cyakora mubajwe nuko nazongera kubona umenyera agacupa gusa. Nawe niwamara kugutegeka kujya byishyura buri kwezi. Ngasha bitanu ni menshi nuko kubiseka. Atameje se sha. Amafaranga guze byari 50 zikurenza ukwezi ugasingira ukundi. Abasha bitanu bagiye babinkata babanyisha mbando gasinde. Kandi ahubwo aribyo byabaye. Niko. Nako ngo ufite impamya bushobozi yo kubagusha neza ntibazaje kukurega mu rukiko. Nashawe yishongora. Zaba ndwa n'umwana w'umunyarwanda. Cyakora ngiye kuzapfa kwanjwa. Yageze kumugusha neza uretse ko numva nta kizere cyinshi mifitemo. Cyako uzapfe kugerageza urebe. Kuko duherukana yajyanye umujinya umeze nka wundi imbogo iririkari amaraso. Yewe cyakora genda bara ntacyo nabigufashamo rwose. Ntacyo nabigufashamo rwose ndabona ntacyo nakumarira. Yewe ngiye kuzapfa kwanjwa. Nzamusangwe mu rugo mwinginge mugushe neza nibaraye kunjyana mu rukiko. Uzagenda ugerageze. Uzagenda ugerageze rwose uzambwira uko byagenze. Nuko ugerageze. Uzagerageze. Bravo yemwe. Ego se barabo hano hayoboye nande da. Ego barahari ko. Aho yose. Hayoboye nande nakabaje umutima kazinjira amaguru. Ngo ubundi sira risanzwe mpazi uretse ko nari maze igihe nariheje kubera gutinya. Kubera gutinya? Utinya iki? Ninya kwa wabukenda akariye. Byabaye se ko byabaye wahora nubwo burakara ukazageza ryari? Cyakora uramutse ngiriye ubupfura ukantera inkunga cyane cyane muri iki gihe bikinteye isoni nta yindi zikada. Umva ijambo ryiza ahubwo riri ijambo risurikije umutima. Ungira ubupfura rwose budasanzwe nanjye nkwemereye kutazagutererana n'agakana wanyungukiye. Urakoze. Ngo icyo umugabo yemeye burya arahari kagarura. Akira ahubwo 5,000 bizakoshwe mu ngo by'akakana kacu. Gushimiye umutima mwiza unyeretse none inshuti yibonera mu byago. Nubundi utandukanye n'abandi basore usanga bamara gutera abakobwa amada bakabigurutsa. Twabone ibihoro. Kubyara umwana sukamutererana byabatari ubwicanyi mu bundi. Wajya bitwaza ngo umwana yavutse adasa n'abada nkaho umwana usana nyina aba yaravutse kuri nyina gusa. Niyo matasa nta wabyara umwana ngo aheruke amubyara gusa. Bariho da. Ahubwo ndabona dusa cyane mumereze mufate ndebera. Akira cyakora gafate neza karacyasinzire. Mereza. Nari bya ipe. Oya kamukabura di. Niko. Amaso nije iminwa nije yoze. Nzagufasha uko ushaka kuva warambyeraga ngo keza gasa gutya. Shimye iryo. Mwana wa Imisi wase. Nirikuze. Cyakora koko waribyaye da n'abandi benshi barabivuga. Nibyo se? Hari abandi bavyumvanye. Uje hano wese avuga ko ari wowe gusa. Ngaho ryakira cyo kumuryamisha. Maze rero ndagusuye kandi si ubwa mbere n'ubwa nyuma. Asike gukomere. Reka ngende. Ngaho urwe neza kandi urakoze. Wabana yabana n'inyangamugayo nkawe. Gasha ntabwo ndi imbwa. Urakoze cyane rwose. Uzaburi. Yoze. Uzaburi bape. Urakoze pe. Harakaho umuzungu ahimye cyo magifata amajwi ye. Reka nsubize inyuma numve ko byafashe neza. Nakomere tubonane. Ijambo
byiza ahubwo rero ijambo risohoje ungira ubupfura rwose budasanzwe nanjye nkwiriye kutazaguterana n'agakana wanyungukiye umugabo yemeye burya arahari kagarura agira ahubwo 5,000 bizakoreshwa mu ngobyi y'aka kana kacu namushoboye umutima mwiza unyeretse none mushuti yibonera mu byabo utandukanye n'abandi basore usanga bamara gutera abakobwa amata bakabigurutsa turabona ibintu kubyara umwana ukamutererana byaba atari ubwicanyi mu bundi wajya witwaza ngo umwana yavutse adasa n'abada nkaho umwana usa na nyina aba yaravutse kuri nyina gusa niyo mutasi ntawabyara umwana ngo aheruke byafashe ariho da ahubwo wenda abona dusa cyane mumeze mufate indebera ese wivuze wenyine cyakora ugafata neza karacyasinziriye mereza nayo yayipe byagiyeho pe yoze nzagufasha uko ushaka kuba warambyeraga nk'ukwezi agasa gutya arabyemeye ku mugaragaro mwana wa nk'isi wase amwita n'izina cyakora kuko waribyaye da n'abandi benshi barabivuga ibi birahagije yo naribyaye pe amaso ni njye iminwa ni njye yoze nzagufasha uko ushaka kuva warambyariye agahungu keza gutya umugabo yishyuzwa icyo yavuze ntiyishyuzwa icyo yariye wiriwe se barabo se wiriwe wiriwe neza niriwe shaho narinzi neza ko ngusanga hano umuntu usigaye yarabaye igicumbi cy'inzu yawe da ndeka shaho ndorere mwagahinda k'inkono kamenywa niwayiharuye kandi burya isaha inda yose nayiterwaga n'akamiya ntuzi ko mu kinyarwanda baca umugani ngo iyo atari ikinyoma ni umukino uguca ku nshuti ndabibona imigani isigaye yarakurenze nk'umwana w'indushyi wandeka se shaho ni iki nanjye aho natangiriye kwita kuri wa mwana wanjye na nyina singira n'urwara rwo kwishima wampa akabyeru yanyitwarira wese reka bati shaho reka kuzetsa nawe koko ese nkwibira akabanga niyo shuru kagira inkuru hasigaye amezi make ubutone bwawe ziva nka butoneka ntazongere kumbona na rimwe we ngo iki mfasha nta kundi nkuba aho ngaho ni akazi kawe uzikoraho akasengera gupfa ndora ngo ihunga umurizo wayo yaguye ruhabo nawe rero shaho uriya mwana nkaho wamuhungire yewe niyo wajya i Burayi indege zaraje yozifaye ifata akamugusangishayo bidatinze rwose uretse ko giye kandi mbona atari ngombwa guterana umwana wibyariye ariko se urabona ko kubyagenda biti dore ni mu cyumweru gitanga wenda rongoye ubwo urabona ko nzashobora gutunga ingo ebyiri ese sha aho wibutse kubwira umukunzi wawe ko wakoze ayo marorerwa nduzi kuko ariko yabyitawe ye ngo mbimubwira kugeza ni ngombwa se ariko ngo iki ni ngombwa nyine ibyo ni ngombwa rwose ugomba kwimubwira kugira ngo atazaterwa atiteguye agomba kugusanga azi neza ibyo uwo mwana wawe wo hanze naho ndamenye hano byamutera umutima mubi watuma muzabana ubw'amacuma acanye ariko rero shaho ibyo nibyo koko hinga ahubwo nturupapuro n'ikaramu bimwandikira ejo bundi ruzaba rwamugezeho ibyo kwandika nushaka uba ubyihoreye uzaba urwandika ejo vuba ngiye kuguha rimwe n'ubundi nicyo cyari cyumva ahubwo ijambo ryiza uzi ko umugore wakakaye wagira ngo rwose pasi yari iri kujya ariko shana aho tugenda cyakora mbere yuko tugenda shaho nagira ngo wongere utekereze neza ku by'uru rwandiko ni ukuzarwandika witonze ukamenya amagambo uzashyiramo ni amagambo y'ikinyabupfura kandi avanze no kumwiseguraho ibyo si ibyo ntoza ndabisanga ngwe ahubwo ntarebagirwa ahubwo tugenda ujya kunywa agacupa inyota irangije rwose ariko wagira ngo tugende byumagaye ndabizi uko ukunda agatama ntawashobora ese aho tujya hari ka brochette kugira ngo umuntu avange na brochette si ariko yene nkuyaho umwami yakuye brochette rwose tugenda ahubwo urumva ahubwo ijambo ryinda inshuti ni wowe
Mukakime. Karame ma. Ariko ugiye kudukima? Ndi hano ndasoma igitabo. Erega nakumenya inzara wa. Kubera iki? Dore nkuzaniye n'ibindi usoma. Yego ibindi uho bikuye heheze. Niba rwa yawe. Kanyarutoki y'impa yarambwiye ngo ayikuye i Kigali. Akira. Murakoze mama. Ibaruwa se ko numva inteye akanura naho ni amahoro. Soma wumve. Cyakora cyakora nari nyikenerwa. Niya se barabona. Imyiteguro y'ubukwe bwacu se mama yaba yegereje. Kanse ndebe. Kanse numve. Ku mugore wanjye nikundiye kandi nyikunda. Ariko ngo ku mugore wanjye gusa nyine ubwo sibyo ubwo twavuye mu rukiko buriya sinahise mba umugore w'imbere y'amategeko nibyo da komeza numve umugabo wanjye nikundiye uyu munsi nta magambo menshi mfite yo kukubwira gusa nagira ngo mugezeho ibyago byangwiririye ayiwe ngo nayo ubwoba se ngira ngo uzihanganire mu buzima bwacu butaha ayiwe ngo byakugize kandi nta n'ibindi byago rero uretse ko ubu mfite umwana nabyaranye n'undi mukobwa ku buryo bungwiririye utata wese utikise ngo iki koko utikise barabo uvuze ngo iki se barabona koko niko se barabo subiramo koko numva ibyo bintu mbe Mukakime yewe urarota cyangwa wasaze Mukakime se barabona uwo nguwo uvuga umubonye hehe ubanye mureba ruka niyi sinakubwiye ko ari mbese niwe wakwandikiye niwera ahubwo mama mutunganya twadufaranga twabo bari barakwereje muzabe muzimura uravuga ibindi kuzimura n'ibirimo umugabo agiye kubyara hanze mu gasozi oya uramenye muko uramenye nibishoboka oya mwana wanjye suko bigenda nawe rimwe cyangwa ejo bundi azasubira nibishoboka singiye guherekanwa n'uwo mugore ndabyanze pe oya ubwo ari ukwandikiye kubenga buriya bizahwaniramo ntabwo tuzabazima siwumbenze ninjye umubenze kuri iyi saha ngwiki ndamwanze pe ndamwanze kubona ko kadenga ngo siwe ni wowe ninjye umubenze ni wowe muko ndamwanze pe ndanamuzinutwe burundu have sigaho Mukakimenye ntugakinisha amagambo nk'ayo ngayo yakomeye rwose oya nukuri nibishoboka ndazi gusanga umugabo oya bugabanyije amagambo umenya ko niyo ngiritse gusa ukagira ngo oya menya ko niyo ngirwa amafaranga ayo mafaranga wavuga uzasubiza ayo mafaranga yose ariko wacishije make mukobwa nkakubwira dore ariyo mafaranga uvuga twabasubiza urumva umenye ko ejo bundi ariyo twaguze ibishyingiranwa byawe nimushaka ryo muzabibahe cyangwa muzabisubiza hanyuma kandi ariko ntabwo nzajyayo oya zirikana muzabashyingira abandi oya reba niriya misemburo ibirira mu mbere reba ziriya nzoga zose so yakangaje byose ari ukugira ngo uzashobore kugira ibirori byiza nimushaka muzabahe n'abandi ye oya uramenye rwose amagambo nk'ayo ngayo ntukayakinishe n'ibintu bikomeye cyane ntabwo dushobora no kuzimira ibintu twarabiguze inzoga zirahari ibyo byose nta kintu bimbwiye oya itonde rwose itonde sinishakira muno nijya numva ngo ni ishaka itabajije n'amoko danse aha nyamara ngo n'akamero keza ntikabuze umukobwa ku ruhu ninshaka nzaruye cyangwa ko nzamera kose ariko sinzajyayo njye gushaka umugabo wabyaye mu gasozi uzajya nta munzu asanze abagore be ese ibyo nibyo yakwandikiye ntuzi gusoma ariko akira nawe kera ndisomere wumve nawe naragerageza agahinga ndebe soma wumve niko nabyaye abana mu gasozi reka nyuzemo amaso ndebe reka ntazo nakanabinyandikira singiye amaze nzaba uko nabyakabaye ngo afite umwana wo hanze umwe yewe niba nta bandi yagukinze ahubwo uwo musore aritonda ibi urabishyigikiye si ukubishyigikira ariko se nawe reba umusore uba mu mujyi kandi Kigali muri iki gihe abari i Kigali se bose bagomba kubyaragura hanze ni ukuri aritonda ntabwo bishoboka sinzajyayo niko nkubwiye aritonda rwose aritonda nawe se oya tega amatwi wumva umuntu wiyemeje no kubikumenyesha utaramusanga Kigali se bagomba kubyarana nawe babonye bose ariko umwana wanjye wakoroheje gato buriya wundi ntiyari no kubica amarenga ahubwo ukazapfa utabiciye n'iryera cyangwa ukazabitahura warahuye n'ubugore maze tukareba ko wahukana hejuru y'akana kamwe ngo kavutse ku ruhande ra ibyo nibyo byaguhagurutsa mu rugo ugasenga wese wabigenza ute mama aha dore uriya munyarwanda yanze kwatsa umuriro ajunditse amazi akubera imfura kumenera ibanga rye
ari cyo kimenyetso cy'icyizere agufitiye urumva si wowe rero wamutenguha ngo umukoze isoni kandi ubona yanditse ko nawe imyiteguro yageze gati imyiteguro se hari icyo yayivuzeho ese burya wihutiye kurubira utararangiza no gusoma ibaruwa yose sinari ntabwo irangije noneho rero tega amatwi wumva uko yashoje avuga ibyo si byo byatubera imvano yo gutatira urukundo rwaduhuje ndangije nkwiseguraho kandi ngusaba imbabazi z'ubwo busazi nagize ibisigaye tuzabicoca twicaranye mu rwacu nagende rwisa tumva ko ashaka ko mwubaka urwanyu nagende buretse se nkomeze wumve buretse w'indogoye ukomeze imyiteguro nk'ibisanzwe ikindi kandi inkweto ntuzirirwe uzigura kuko za zindi nagutumirije mu Buraya zaje najyane wumva ko n'inkweto zawe nazishyira abagore nabo basamba wacisha makema wakoroheje tisha make se ariko mukakimenye wagiye woroshya ugacisha make rwose ukareka kurakara bigeze aho ngaho cyakora wenda wasanga koko bya ntacyo byahindura ku rukundo rwacu nta na gito rwose uretse se kwirengagiza niko ubona ntabanye neza na Suriya nubwo bwose uriya bugena Imana wita mukuru wawe atari uwanjye burya se ntabwo ari uwanjye ntabwo uzi ko nyina yitabye Imana ari igisekiramwanze ise agahita nzana nkamurera agakura ma nibyo se koko nibyo uzi ko na bugena Imana atabizi neza abaturanyi ahubwo bajyaga babitubwira tukagira ngo ni ugushaka gutera bugena Imana umutima mubi nuko bimeze da none rero nawe nugera mu rwawe umugabo wawe akazana uwo mwana uzamurere neza nibishoboka uzamurere neza ariko ubwo ko kurumva oya uzamurere mwana wawe uzamurere rwose numubere umubyeyi nawe azakubera umwana urumva erega birasho none erega burya umwana ntabwo byoroshye ma biroroshye mwana wanjye uzagerageza erega burya umwana ni nk'ibumbiri ryoroshye ushobora kubumbamo ishusho y'imsisi cyangwa y'inama uramponda sinoga ntabwo mbyihanganira ibyo bintu hanyuma se ubwo aramutse ashatse kumurerera kwa nyina yewe nabyo uzabyihanganira yego mana naho mama ariko ngomba kwihangana kubera iki mwana wanjye gutega amatwi erega jya utega amatwi wumve icyo nkubwira erega ndakumva ariko ntabwo ibyo umbwira nta n'ubu oya nabyo uzabyihanganira uwo mwana umwihorera ajyayo ansige hano ajye asange azajya ariko burya iminsi umugabo amara kwa mukeba siyo yo mu kuzimu wo gacwa we ariko ma koko ibyo bintu urumva kuko hari umuntu wabyihanganira erega mwana wanjye uzihangane urumva kubaka ntabwo byoroshye uzabyihanganire byose uzarwubaka ariko simbizi erega niko zubakwa ndishiri dore nzanye abafata y'ubwoko bwacu sabire wayazanye nayazanye reka turebe uzi ukuntu ari meza uzi ko ari meza dore hano ukuntu wari umeze wowe se dore wanga ku kigage waramwagara isoni zari zagiciye ngo ndanywe ndetse umuyaga gusa ahubwo dore pose nziza iyi ngiyi uzi ko ari nziza tuzayashyire mu ntoki tuzayigira nini tuzayishyira muri salo ni nziza ariko uzi ko nyine ni meza da uzi ko naho ugiye mu byishimo nkibagirwa kukubaza ibya wa mwana wambwiraga ko wabyaye hanze kandi ari byo numvaga nzakubaza nkigera hano uwo mwana araho arakomeye arakomeye mukeba wanjye si uno wahehera si kumwita mukeba wawe nk'aho mutunze tamutunga se mwarinze kubyarana hari ubundi bumanza gucaho ariko dansi ubyumve neza rwose uretse umwana wanjye uduhuje nta n'umutanya w'urukundo rwanjye rwose utamba kuri uwo mukobwa nuko kuri uwo mugore iyo utikosora biba binsekeje ariko se nanone nabyemezwa n'iki ntumuhaze amafaranga yo kurera umwana ayo ntabura nk'ibihumbi 3 cyangwa 4 mwiki bene yego mani horaho bene byose mbese nibyo umuha
nkabona koko turya amazi tukarenzaho nanjye ngo turya ndya amazi nduzi ko baguye ivuta kwa nyiramwiza wawe ndakwingiza bene byose nibyo umuha koko ndakwinyidansira wifata utyo ntabwo uko bimeze rekeraho nawe wamfinze arahagije ngukomye urusya kuma n'ingasire ibyo bivuga ko ushaka mbere ukuntu wakwita ku mwana ukanga nyina ubisobanura ariko teretse rero niba ushaka kunyemeza yuko ugenda ugahereza amafaranga maze ugahita ugenda uticaye ngo umuyasogongere ibyo ntibyabura ntibyabura nyine nizimo gukurikirana hafi uburere bw'umwana kubukurikiranira hafi iyi ndabizi ndabibonye nako ndabimenya ariko rero oya niba ari ukuvuga kumukurikirana hafi hari hafi se haruta hano zana uwo mwana hano tumurerane n'abo Imana izaduha ngo nawe Imana izaduha zana umwana rwose urabyemeye se ndabyemeye ntabyangira iki se uzi ko ninatinye kubwira ngira ngo wabyanga ntumbyangire iki ariko naragukunze ngukundana n'abawe n'ibyawe byose wumva umwana siwe nabura gukunda rero kandi ari uwawe kandi koko di uretse ko n'ubusanzwe njye nkunda abana iyo ndabizi na cyagiye bakoraga muri cya kigo kirera imfubyi nabona ko bitaho neza da ariko se ubundi koko hari umugore koko utaterwa ibyishimo no kurera umwana akakura ariko mukakime ngushimira rwose umutima mwiza ndagushimira rwose nta kibazo rwose ndikavuga imiti njya kumuzana ndetse nubwo ari ku cyumweru ntashite nyina ndamusangayo genda ariko umenye ntutindeyo ndaba ntinzi wese niki aha oya urasweyo niki kinese kiba kindi mutumye kuzana umwana gusa nta kindi gutumye gukora kirabukababi rwose ndaba nkubona ndabazi Ahemu kamera se barabo Royoze yego yewe uje neza rwose siko wabariye ntabwo ujya wica umugambi rwose y'amafaranga wasigiye yaratangiye gukendera mfare erega noneho se amafaranga ngemuye uzanye ibiki noneho tuza tuganenge icyo nkwibwirira gusa icyo mbwira kindi ni igiki kandi kwarongoye uje kumbwira ibiki gusa nabura icyo nkubwira ngaho vuga numve maze rero naje kuzirikana ukuntu nza no gutereranya n'uyu mwana wanjye sanga atari byo aha ko warongoye se uragira ngo urongore wa kabiri da mpereza amafaranga unzaniye ubundi wihe utugende ejo umugore wawe atazananyikubitira ngo namutwariye umugabo humura wese uko ateye agwa neza kandi burya ntabwo uko umukeka ntabwo ari uko ameze inawe wanyunguye aka kanama kukorohereza nsaba kuza gutwara aka kana kanjye ngo asaba kuza gutwara aka kana nkazane mu rugo iwanjye azakarere mu bandi maze nawe ubasha ubuhumeka sibyo se yoze sibyo se yoze rubanda mugira isoni nke koko maze ugere ubwire nyiramwiza wawe utumurusha ubugore ntumurusha ububyeyi di ariko se kuki ushaka ikindi kandi uyu mwana niwe mizero yanjye nawe ndorerwamo ndebera mu buhimu bw'abasore ubu ngubu bityo bikazandinda kongera gushukwa nabo uyu mwana niwe mfura ni nawe weta bwanjye erega ntabwo nirengagije uhari umufiteho si ukumuguca sajya tumureka aze kugusura namara guca akenge ndetse barabo ngurushanye nawe umwana imbabazi abashaka kugera kuki mbareke no mugende mwiherana ikibondo cyanjye kijye kurerwa bupfubyi se kuki baca umugani ngo mwanyu ni mwanyuko mwanyu na wundi ni mwanyiranyenga ntukangwe kandi n'ubwo bugwaneza bwa nyiramwiza wawe warataga ni ibisanzwe niwe butarira mukasabanyuko gerageza kuyumva rwose Yozefu uve kwizima nta kibi rwose ngushakira kura y'amaso taha genda umwana wanjye ntawe ubonye rwose n'igitango ntawe mbonye wese ngusubirane ubusugi bwanjye muguhe se ngo binyeze kuki koko nzi ko gukomeza kukuzana amafaranga mutunga binteranya n'umugore wanjye urabona bizagenda bite ubigutanya n'umugore wawe aramase aho cyari kuri vuge na kari murore none wavuze kuri ibiganiro bitujijura amakuru y'isi yose tukayamenya radiyo nziza radiyo rwanda radiyo yacu radiyo yawe hafi yawe
dukomeze tubifurize ijoro ryiza kandi twizere ko ikinamico ikomeje kubanogera. Ndi Ferdinand w'Imana. Mbere yuko mukomeza kumva ikinamico reka tubagezeho noneho itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuwa kane tariki ya 10 Nzeri 2020. Inama y'abaminisitiri yateraniye muri village y'Urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 26 z'ukwezi kwa 8 2020. Inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Yemeza ko ingamba zisanzweho zemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 26 z'ukwezi kwa 8 2020 zizakomeza gukurikizwa, ariko hakiyongeraho ingamba nshya nizahinduwe ku buryo bukurikira nazo zigomba guhita zishyirwa mu bikorwa. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Ingendo zo kujya no kuva mu karere ka Rusizi mu modoka bwite private transport ziremewe, ariko hubahirizwa amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Amakoraniro atandukanye yabiherewe uburenganzira harimo inama n'ubukwe bizakomeza hubahirizwa amabwiriza y'inzego z'ubuzima, harimo kwipimisha COVID-19. Abayitabiriye bakishyurira ikiguzi cy'iyo serivisi. Umubare wabo ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Uruhushya ruzajya rutangwa n'inzego z'ibanze ndetse n'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB, habanje gusuzumwa ko amabwiriza y'inzego z'ubuzima yubahirijwe. Abantu bose bitabira ibikorwa by'ubukerarugendo muri parike z'igihugu bagomba kwipimisha COVID-19 kandi bakishyurira ikiguzi cy'iyo serivisi. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Abaturage barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Inama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko rigenga urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB. Inama y'abaminisitiri yemeje politike yo kwegurira abikorera bimwe mu bigo, imitungo n'imigabane bya leta. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ibi bikurikira: uko isuzuma kwishyirwa mu bikorwa ry'imihigo y'umwaka wa 2019-2020 ryakozwe n'itegurwa ry'imihigo y'umwaka wa 2020-2021, imyiteguro y'igihembwe cy'ihinga cya 2021, kwakira amarushanwa mpuzamahanga mu Rwanda no kwitabira azabera mu bindi bihugu. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: Agaciro Development Fund, Nyatanyi Gilbert, Chief Executive Officer. Urwego rw'iteganyirize mu Rwanda RSSB, abagize inama y'ubutegetsi: Professor Wallace Christopher, Perezida Mukeshimana Marcel, Vice Perezida Professor Fise Hasele, ugize inama y'ubutegetsi Marara Shyaka Patrick, ugize inama y'ubutegetsi Usenge Kefasi, ugize inama y'ubutegetsi Bwakira Liliane, ugize inama y'ubutegetsi Dr. Ayingeneye Violette, ugize inama y'ubutegetsi Gatsimbanyi Yves, ugize inama y'ubutegetsi Ndayishimiye Ale, ugize inama y'ubutegetsi. Bikorewe i Kigali kuwa 10 Nzeri 2020. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente washyize umukono kuri iri tangazo. Twongere ibiganiro bitujijura, amakuru y'isi yose tukayamenya. Radio nziza, Radio Rwanda, Radio yacu, Radio yawe, hafi yawe. Twongere tubasubiriremo iri tangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuwa kane tariki ya 10 Nzeri 2020. Inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame.
inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 26 z'ukwezi kwa munani 2020. Inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma ingamba zafashwe zo kumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Yemeza ko ingamba zisanzweho zemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 26 z'ukwezi kwa munani 2020 zizakomeza gukurikizwa, ariko hakiyongeraho ingamba nshya nizahinduwe ku buryo bukurikira nazo zigomba guhita zishyirwa mu bikorwa. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Ingendo zo kujya no kuva mu karere ka Rusizi mu modoka bwite private transport ziremewe, ariko hubahirizwa amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Amakoraniro atandukanye yabiherewe uburenganzira harimo inama n'ubukwe bizakomeza hubahirizwa amabwiriza y'inzego z'ubuzima, harimo kwipimisha COVID-19. Abayitabiriye bakishyurira ikiguzi cy'iyo serivisi. Umubare wabo ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Uruhushya ruzajya rutangwa n'inzego z'ibanze ndetse n'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB, habanje gusuzumwa ko amabwiriza y'inzego z'ubuzima yubahirijwe. Abantu bose bitabira ibikorwa by'ubukerarugendo muri parike z'igihugu bagomba kwipimisha COVID-19 kandi bakishyurira ikiguzi cy'iyo serivisi. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Abaturage barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Inama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko rigenga urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB. Inama y'abaminisitiri yemeje politike yo kwegurira abikorera bimwe mu bigo, imitungo n'imigabane bya leta. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ibi bikurikira: uko isuzuma kwishyirwa mu bikorwa ry'imihigo y'umwaka wa 2019-2020 ryakozwe n'itegurwa ry'imihigo y'umwaka wa 2020-2021, imyiteguro y'igihembwe cy'ihinga cya 2021 kwakira amarushanwa mpuzamahanga mu Rwanda no kwitabira azabera mu bindi bihugu. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: Agaciro Development Fund ni Nyatanyi Gilbert, Chief Executive Officer. Urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB, abagize inama y'ubutegetsi: Profeseri Wallace Christopher, Perezida; Mukeshimana Marcel, Vice Perezida; Professor Fise Hasene, ugize inama y'ubutegetsi; Marara Shyaka Patrick, ugize inama y'ubutegetsi; Usenge KFC, ugize inama y'ubutegetsi; Bwakira Liliane, ugize inama y'ubutegetsi; Dr. Engeneye Violette, ugize inama y'ubutegetsi; Gatsimbanyi Yves, ugize inama y'ubutegetsi; na Ndayishimiye Ale, ugize inama y'ubutegetsi. Bikorewe Kigali kuwa 10 Nzeri 2020. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente niwe washyize umukono kuri tangazo. Reka noneho mbareke mukomeze Ikinamico. Ibiganiro bitujijura, amakuru y'isi yose tukayamenya. Radio nziza, Radio Rwanda, Radio yacu, Radio yawe, hafi yawe. Umugore wawe niko none ubona nakomeza kubona inoti zo gutunga ebyiri, hitamo nk'uwo mwana wanjye mujyane cyangwa ntuzenge kumbona hano ndarimo. Yego se nta kindi zabago ifashe ngo n'umundi akabaye inkanda amarezo kanguru. Ewe senjya kwisenyera urwo nubatse hejuru y'umwana, erega n'abandi bagiranye ababyeyi. hanyuma ukaba witatagurwa hehe? Utantuka se sike tantuka rwose, ahubwo kenyera zigume. Niba gusenyuka gwa rwasenye ntirusenyutse rwose. Tarigenda ko yakabanga ugomba ko warambonye mwa gacucu. Koko ngusanze nkubisinzira yagira ngo nitore igisiga. Yewe umushara nkora sinabura yo kurera umwana ngo akure, ariko ubwo uzahitera bwoba. Reka tubabane rero nk'ibisura kahanga. Ngo tubabane nk'ibisura, ngo tubabane nk'ibisura. Ushatse kuvuga ndashaka kumvisha ko ikibazo cy'amafaranga usanzwe umpa ntawe ugomba kugihungira. Ni itegeko ku mugabo gutanga indezo y'umwana yibyariye. Yaniyemereye ku mugaragaro nta gahato. Ngo iki? Ngo je
ngo genemera umwana yewe namwemera ryari mama wangu we harindi ye mwemera resubiza aho rekuye rero urakomeje se niba ntarawemya kugufasha di kubera ubuntu nivukaniye ibyo ntabwo wabyuriraho ngo umwana n'uwanjye ngo naramwemeye aho gakaragusiza akabando kawe gusa ushatse kuvuga iki yo naribyaye pe amaso ni nge iminwa ni nge diyoze zagufasha uko ushaka kuva warambyariye agahungu keza nkaka ibyo se nibiki uvuga niki ibyo vuga ni ibiki ubwo urakomeje sino wanzweho reka mbikumvishe noneho ibi nabifashe kuri kasete yanjye hano 5 bizakoshwe mu byaka kana kacu ushimiye umutima mwiza unyeretse byafashije inshuti ibonera mu byaha byafashije ryari nabifatiye hano rwose so bivuze gutera abakobwa amada bakabigurutsa turabona ibintu kubyara umwana sukamutererana byose atari ubwicanyi mu bundi si wowe wajya witwaza ngo umwana yavutse adasa n'abada nkaho umwana usa na nyina aba yaravutse kuri nyina gusa umwari yinjire ntawabyara umwana ngo yaruke amubyara gusa ariko uramuzi di ahubwo ndabona dusa cyane wumve mumereze mufate ndebera akira uwo ninde si wowe ugafata neza akacyasinziriye yo nabibyaye pe utamukabura ati niko amaso nige iminwa nige yoze nzagufasha uko ushaka kuva warambyeraga nk'uko keza gasa gutya kasete ni yawe vanamo vanamo gaho twara gucyuka n'ibyagigira utukintu ndetse kasete ivuze iki umenya gusa ko biriho nabifatiye no ku zindi nkazo eshatu nk'iyo ngiyo eshatu imwe iri kwa Gisenyi kwa Masenye ku Gisenyi niho iri imwe indi iri kwa Nyabukuru mu Bukunzi nayo ifitwe na mama umusazi gusa niko bimeze nk'ibyagiye imwe n'indyamirize kandi mwizigo igiye kera ihozwa ikibando ubwo rero muziko ari mwe muzi ubwenge mwenyine genda ndagwaje itondese nitondase tuza ibiraza se wabivuze tuza rwose tanya mutekereza ko ari mwe mufite ubwenge mwenyine kuzuza imitima yoze ndabona inzitiro washyize mu nzara yanjye ari imifatango y'intarengwa nta kabuze amafaranga najyaga nguha buri kwezi bombe nyabone gusa ngusabye kumpa akabanga umugore wanjye ntazamenye ko utunze kaseti reka nanjye nta mugambi wo gukunaniza nari mfite gusa narwana ku buzima bw'iki kibondo cyacu kigomba kwitabwaho n'ikibaho nk'ikitagira se kandi ariho nta n'icyo abuze gusubiza iki koko ibyo nibyo reka ngende uramuke ko ntabimpaye nasi urabona hano nazanye ko nanjije kujyana umwana ubwo nzayazana ryari nzayazana yewe muri iyi minsi vuba nizeye ko ari ejo ubwo nta hejo dawe yazanye ayo mafaranga y'umwana ngaho koko ko bitabaye ntaribwa n'impyisi ye reka nongere niyumvire kasete yanjye n'ubu ko aracanga ijambo ryiza ubwo riri ijambo risosurikije umutima ugira ubupfura rwose budasanzwe nanjye nkwemereye kutazagutererana n'akana wanyungukiye nazampererana icyo umugabo yemeye burya arakagarura akiraho 5,000 bizakoshwe mu bigo by'agakana kuyama buri kwezi ushimiye umutima mwiza unyeretse none inshuti ibonera mu byago atandukanye n'abandi basore usanga bamara gutera abakobwa amata bakabigurutsa turabona ibintu kubyara umwana sukamutererana byabatari ubwicanyi mu bundi wajya witwaza ngo umwana yavutse adasa n'abada mwiriwe kwa se barabona mwiriwe mukakime uraho niyo njo se ni wowe ngewe yego kudaherutse ra yewe nari maze iminsi ntari ino ariko mfite amatsiko yo kureba se barabona uko asigaye angana ndabona usa n'uwamucuze se yagannye hehe ubundi yagiye mu bibazo bye bimureba aho ngaho nako bitureba ibibazo kira mbwira w'intera ubwoba ese simbona aje ahubwo reka arabikwibwirira
se mama kwaje imbokoboko byagenze bite? ariko abagore bo mwabaye mute koko mwese muri bamwe kuko umugabo asohotse atahana igitenge cya madamu gishyashya Reka si. uko agiye hanze agarukana urunigi rwa madamu mwabaye mute Reka si ibitenge sinini ijya mvuga yewe ni ibindi n'ibiki se kandi uraho niyo shu se barabo uraho kubona ufite we kumira iminsi myinshi ra hashize igihe nari maze iminsi nari nsigaye nkora mu cyaro mu makomine arimo ishyamba rya Nyungwe turashaka kuryitaho naryo turirinde baryonona ndabona hirya ngiye harakomereye neza ra ya pipi kiri gwire mbose ni yawe reka Daniel babaye bantije no siro iryo shyamba narizenguruka n'amaguru kuko cyangwa yira piki yawe rero yaba umutima ujya mu mutwe rwose nambaza ryangombe ryama n'abakungu batakirwa rwanye kabaye umva naka kanya mutamara n'umwaka ugatekereza ibyo ngibyo koko umva rero ngo abahanga bo kurya barabakarabye reka ibyo si byo ariko kuje ugahita wigira mu biparu he utatubwiye uko byagenze hari umusize yewe wapi kuki ntabwo yanze inde se wanga yanze yamonye umuvuga se ninde kandi umuboyi se hanyuma se wari ukiri he nta muboyi nari nahabona imbara wagendeye wari ugikora iki niko se barabo urabona ko nari kuguruka se ndi madamu aramutse arakaye rwose ni amasa kudutari umuzanye se wakoraga iki cyo nkubaza use tujyane kumushaka ariko umuboyi aboneka urakara ni mu gihe rwose ntabwo ari umuboyi ninde se kandi wagendeye dansi umva reka mbikubwire neza uko bimeze ndetse na n'inshuti abyumve kuko n'inshuti y'urugo nta nicyo twakurwa tumuhisha ariko ubwo ngubwo uzageza he ko yari mumbwire numva ibyo bintu nanjye ko n'ubundi ratawe ibyo bisanzwe bizi uwo twavugaga ni wa mwana wanjye wo kwa Yosefa nari nagiye kuzana ngo tumurerere hano none ngo wiki hanyuma se nyine byagenze bite Yosefa nkora inzira ku murima ngo nabazikora ndetse cyangwa wagiye wigira mu bintu nanirwa n'ibyakuyoberwa n'ibyo byari byakujyanye mukakimenye reka twumva uko byagenze mwese yabuzuje n'iki ko yagombaga kuzana umwana aricyo cyari kimujyanye mbarata niyo nshuti buriya n'igitangaza rwose data yankura inzira ku murima aranansesereza rwose aravuga ngo inkweto mufite ngo ni nka za zindi nuko yavuze ngo zabihehe erega burya n'ubundi ngo Imana y'umwana ni nyina uretse amabura kindi byaterwa n'amikoro make y'umukobwa wabyaye ndabona bidahwitse ku fata kimwe nawe tuje rwose ndabona rwose bidahwitse ku nyina wundi ari wakurerera umwana yabuzwa n'iki mukakimenye hora wumve mu kinyarwanda baca umugani ng'umwana wundi abishya inkonda ndumva rwose ari abagore bake bakwihanganira kurera abana bo hanze njye muri abo bake ndimo rero ntamuzana rebe ko ntamurera ariko yo rwasira buri gihe kururuguru na Yosefa sinabihakana cyakora nka Yosefa wifashije ngo buri kwezi urabona ko atakwemera guhara umwana we ngo Yosefa ndashaka gutandukana na Yosefa ukajya umuha se urabona akajya amuha udufaranga buri kwezi two kumufasha kurera uwo mwana amafaranga ayo mafaranga niyo ntera intimba ku mutima buri kwezi ngo amafaranga buri kwezi ngo njyanye amafaranga yo kurera buri kwezi ngo njyanye amafaranga yo kurera umwana ukwezi kwashira njyanye amafaranga buri kwezi asikiwe ntiyamere ko atazongera kuyagemura amuzane hano se urabona we kwitwara uw'amafaranga njyanye amafaranga kwa Yosefa uraseka kandi wumva bikomeye umuti w'icyo kibazo ndabona ari ukuzajya buri kwezi ukazasa ku nkoko kamuri kudakuyemo n'isenge nibyo bitazashoboka rero ngo ntibizashoboka bizashoboke rero cyangwa se bihinduke niyo nshuti mvuye mu kanya mvuye kwa Yosefa anyiharangije ngo nirenze ukwezi na kumwe ngo ntamuhaye iposho rye ngo azandega mu rukiko kandi ngira ngo wowe uzi icyo bishatse kuvuga n'ukuntu bene izo manza zirangizwa cyangwa zirangizwa zite ni ibintu ubu ngubu iyo nagize ingorane nshishamo nkamuha igice naho byagenze gutyo amategeko yajya njyaga gutanga yuzuye da akaba ari njye uha igice rero ariko urwo twaboneye ku bagabo ni nk'urw'imbwa yaboneye ku mugezi ninjye uzajya uha igice rero Yosefa ahabwa yuzuye twavuze gahoro se kubera igenda cyangwa usange Yosefa mutima bigira inzira ngurwishigisha yararusoma zana umwana mu rugo ndakubwiye ngo zana umwana mu rugo amahoro ahindi n'igitangaza cyangwa se azaba ari njye uzajya kukurega mu rukiko maze ndebe ko ari byo bizakorohera mukakimye reka oya tuza ikibazo genda ufungishe niba bigira umugabo kandi waramusaza oya nagenda mfungishe niba ari byo yashaka uzahitemo Yosefa cyangwa uhitemo njyewe reka nahisemo wowe busiki oya twumvikane uretse ibyo gutanga amafaranga nyine yangombwa y'uburere bw'uwo mwana ubundi ngira ngo wakunze se barabona umushaka oya rwose se barabona uzi ko umutima we nta handi utawuretse mu gituza cyawe ntabwo utakwa Yosefa nta uriyo rwose Imana yaremye byose ikamenya byose niyo yambera umugabo
Tansi umutima wanjye ufite rwose uretse kubirengagiza nayo bisanzwe umutima wawe ndawufite igisigarizwa ndagifite oya mukakibyara mwe mukakimenyishyira mu gaciro igisigarizwa cyo kirahari shyira mu gaciro rwose kuba Yosefa yanze guhara uwo mwana gerageza ubyumve birumvikana ereka Yosefa n'umwana we ntacyo bindeho yewe cyo ndeba ni se barabona na Yosefa nawe umwana we ararengana umwana ntacyo mureba cyo cyo mvuga ni se barabona nanuza nambabari rero ntabwo gerageza se nibura nanjye mvuge wo kabyara we niko uretse n'umwana w'umuntu n'uye niyo bawatsenye ariko bamuretse kucyumuvugira nimukora bimwe ariko cyo niyo aretse akavuga kuvugira mu mugabo urumva ari byo ubwo noneho niwe mpakanye reka nkomeze noneho tumwumve nakubwiraga nti rwose uretse n'umwana w'umuntu n'uye niyo iyo bawatsenye nabo uhungisha akazuba bwira itarishije umwana w'umuntu koko wamuvugira utari nta kindi wamupfukira oya shyira mu gaciro rwose ubwo rukomeze kurangwa n'amahoro erega niyo nshuti ibyo uvuga ndabyumva amafaranga nzemeranya ahari nkomeze n'ubusa ndabimenyere nta kundi nagira ngo rwakuzuye nturwimo muniho cyakora nanone kugira ngo njye nemere ko hagati ya se barabona na Yosefa nta kindi kintu kigihari ndasaba ko batazongera kubonana hanyuma se amafaranga azajya mu hano tutabona nushaka kujya uyatanga umuhanda imusangiye ariko utandukane na Yosefa kasaga hano mukabyara mwe ariko se ubwo na Yosefa hanyuma se noneho se ubwo mwana we nzamusurane uzasura umwana nyina umureke oya ibyo nta kibazo se barabona ikibazo kiboneye umuti nyina umureke di uzaba ze Yosefa nimero yo kuri konti hanyuma ujye umushyiraho ayo mafaranga erega n'ubundi dansera arishwa n'ubusa kwa Yosefa rwose ntacyo ngikorayo ntacyo gikora nta nabusa rwose oya rwose Imana ishimwe mukomeje koroherana n'ibyo ngibyo ntabyo nabibwirwa n'ikisi se ujya kwenda iki ubuse nkurahire oya humura gusa urabona nshinge nkurahire se babarera ariko se rwose ubwo dansira se nawe ko aho tubaniye ko ubizi wambuze ryari wambonye kwa Yosefa ryari nabo kandi ko ari wari umwana niko se barabu nkundura cyasha nshaka iki se rwose ahubwo nshaka iki ko mukakimenyi wamubonye ubwo se ntumva ko ari uwo mwana urashaka azongera mbone njyayo ntabwo nzasubira rwose iyo nama yo gushyira amafaranga kuri konti ntayemeye oya nibyo nzayishyiraho azajye agenda ahubwo n'impapuro ujye uzizana zimwereka kugira ngo erega umwana nanjye nta kibazo ateye umwana nyine rwose ndabyumva nawe ugomba kuba ikibazo kiri kuri nyina rwose nkubwiye ko amafaranga sinzongera kuyajyanayo oya Imana ishimwe ubwo birangiye ariko uwo mwana nawe none se mwicishiriza noneho apfe abari ubaye umuntu mwiza Ikinamico